Yesu ashimwe bene data, ndabasuje mu izina rya Yesu. Imana y'amahoro ikomeze ibane namwe aho muherereye hose mu mpande enye z'isi. Imana ikomeze ibiteho kandi bagirire neza. Tugeze muri wa mwanya mwiza wo kuba imbere y'Imana, tugiye gutangira dusenga. Data wa twese uri mu ijuru, turagushimye, turaguhimbaje, tugushimiye neza n'urukundo dukunda. Dushimye ko tugeze aya masaha nta gikuba cyacitse muri twe, icyubahiro ni icyawe. Mana twese utuboneze rwose, twejeshe amaraso Yesu Kristo yamennye ku musaraba i Golgotha. Kimara kutubabarira mwami, tugaye karibu n'ikaze ngo usubane natwe muri uyu mwanya wo kuririmba. Utwemerere uyu mwanya w'umugisha, kandi iyi ndirimbo kubera umubavu uhumura neza. Icyo twanze ni ukora k'umwanzi, duhagaritse imyuka mibi, duhagaritse ibyakeberanya mu izina rya Yesu Kristo. Dutumiye Mwuka Wera kugira ngo azabane natwe muri uyu mwanya, ntabwo ari twe, icyubahiro ni icyawe n'iteka ryose, amen. Tugiye gukomeza turirimba indirimbo ya 272 mu ndirimbo zo gushimisha Imana. Umwami ageze ku irembo, wabambwe ku musaraba, yaje kudukoranya be, tubane mu ijuru. Kw'irembo ubari kw'irembo, nuko araje kandi ageze kw'irembo. Ibyerekana kuza kwe birihuta kuboneka, agiye kutugabira kubaho kw'iteka. Kw'irembo ubari kw'irembo, nuko araje kandi ageze kw'irembo. Ntihazabura intambara, ntabwo amahoro azahora, keretse Yesu atsembyeho urupfu rw'ibyaha. Kw'irembo ubari kw'irembo, nuko araje kandi ageze kw'irembo. Hazabura intambara, ntabwo amahoro azahora, keretse Yesu atsembyeho urupfu n'ibyaha. Kw'irembo ubari kw'irembo, nuko Yesu araje kandi ageze kw'irembo. Maze mu isi yagizwe nshya, tuzaba dusugire, kudapfa kwakuye gupfa, tutakibabara. Kw'irembo ubari kw'irembo,
nuko araje, Yesu araje, kandi ageze ku irembo, ku irembo, ku irembo, bari ku irembo, nuko araje, nuko araje, kandi ageze ku irembo, ku irembo, ku irembo, bari ku irembo, nuko araje, Yesu araje, kandi ageze ku irembo. Amena. Yesu araje kandi ageze ku irembo. Imana itugirire neza. Nimureke nitegure, namwe mwitegure, kubera ko Yesu ari hafi. Yesu ari hafi kuza gutwara itorero. Nukuri tegure, nanjye nitegure. Kora ibyiza ugifite uburyo, irinde icyaha kandi uhore wejejwe rwose, uhore witunganye, kuko Yesu ari bugufi, arenda kuza, nuko arenda kuza gutwara itorero. Imana itugirire neza. Umuririmbyi aratubwiye ngo umwami ageze ku irembo, ngo wabambwe ku musaraba yaje kudukoranya be tubane mu ijuru. Imana itugirire neza. Nukuri Yesu ageze ku irembo, Yesu ari bugufi, Yesu ari hafi kuza gutwara itorero. Umwe watubambiwe ku musaraba, umwe wadupfiriye, umwe watwitangiye kugira ngo tubabarirwe. Yaritanze kugira ngo mbabarirwe ibyaha, yaritanze kugira ngo babarirwe ibyaha, ariko noneho ngo ari hafi kuza kudukoranya be, ari hafi kuza gutora be, ari hafi kuza gutora bakoze ibyo ashaka, ari hafi kuza gutora bakoze neza, kugira ngo tubane mu ijuru. Imana itugirire neza. Nukuri ndakwinginga wo nkurikiye, icyama nawe akazagutoranya mube, kubera ko ijambo ry'Imana ryarambwiye, urufatiro rw'Imana ruracyariho, mu rwanditse w'ijambo ngo Uwiteka azabe. Nukuri niba warakoze ibyiza, Yesu arakuzi, ariko niba uzi kuri gukora ibibi, niba uzi kuri mu byaha, umenye ko wowe utarimo. Imana itugirire neza. Ariko niwumva iyi ndirimbo, nukuri ndakwinginga kugira ngo aho uherereye hose, niba hari ibyo wakoze, niba hari ibyo uri gukora bitashimisha Imana, ndakwinginga kugira ngo ugarukiraho, fata umwanzuro, ubundi uve mu bibi, nawe witegure, kuko umwami ageze ku irembo, ari hafi kuza gukoranya be kugira ngo tubane mu ijuru. Imana itugirire neza. Nukuri nawe aragushaka, niyo mpamvu nkwinginga kugira ngo uve mu bibi, ubundi uce bugufi, usaba Imana imbabazi, kugira ngo ubwo Yesu bwazaza gutora be, bwazaza gukoranya be, nawe uzabemo, nawe akujyane tubane mu ijuru. Imana itugirire neza. Rofu iratubwiye ngo ku irembo, ngo ku irembo, ngo bari ku irembo, ngo nuko araje, ngo nuko araje, ngo kandi ageze ku irembo. Nukuri Yesu ari hafi, ari bugufi, ari ku irembo, kandi araje rwose. Araje. Umuririmbyi yaravuze ngo azaza ntazatinda. Nukuri Yesu araza vuba kandi ntazatinda, ageze ku irembo. Itegure wo nkurikiye, nukuri ndakuburira kugira ngo witegure, uhore ukiranutse, uhore ukora ibyiza, wirinde cyane igisa nacyo, kuko ngo azaza atunguranye, ntawe uzi umunsi n'igihe. Ariko icyo nkubwira nuko ari hafi kandi ageze ku irembo. Imana itugirire neza. Ngo byerekana kuza kwe, ngo birihuta kuboneka, ngo agiye kutugabira, ngo kubaho kwiteka. Imana itugirire neza. Nukuri ibyerekana kuza kwe, ibyo yatubwiye muri Matayo ibice 24, byose turi kubibona muri iki gihe, byose turi kubibona biri gusohora. Nukuri turi kubibona. Nukuri tegure, kuko ibyerekana kuza kwe byo biri kuza, biri kubaho, turi kubibona. Kandi ndakwinginga kugira ngo
niwumva ijwi ry'Imana ntiwinangire umutima, ahubwo itegure wowe uri mu bibi ubivemo. Wowe utari wakira Yesu nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe, mwakire kugira ngo nawe uzabeho iteka, kugira ngo nawe azakujyane we mu ijuru ubeho iteka. Imana itugirire neza, ngo ntihazabura intambara, ngo ntabwo amahoro azahora, ngo keretse Yesu atsembyeho urupfu n'ibyaha. Imana itugirire neza, intambara n'amakuba byo bizabaho ndetse n'amahoro kuri bamwe bazayabura, ariko uri muri Yesu amahoro Yesu atanga atemba nk'uruzi uzayakira. Nubwo wanyura mu bikomeye, nubwo wanyura mu biruhije, nubwo wanyura mu ntambara, nukuri uzabitambukamo neza, kubera ko uri kumwe na Yesu ntabwo ajya kurwana isoni. Ngo maze mu isi ngo yagizwe nshya, ngo tuzahaba dusugire, kudapfa kwakwiye kudapfa tutakibabara. Imana itugirire neza, ni ukuri tuzabaho tumeze neza, tuzabaho dukeye, tuzabaho twishimye, aho ngaho mu ijuru tuzabaho turirimba tunezerewe, kubera ko nta byago, nta kubabara, nta ntambara, nta bibazo, ngo abaho baguwe neza. Nawe ndakwifuriza muvandimwe nkurikiye kugira ngo witegure, kugira ngo ubwo Yesu ubwo azaza gutwara itorero nawe uzazamurwe, tuzabane muri urwo rurembo. Ni ukuri Imana itugirire neza, kugira ngo uzahabwe ingororano y'ikamba ry'ubugingo, kuko uzaba warakoze neza. Niyo mpamvu nkubwira ngo ukore neza, ngo kuko uzi gukora neza ntabikore ngo bimubere icyaha. Niba uzi gukora neza ntubikore ni icyaha. Niyo mpamvu nkwinginga kugira ngo ureke ibibi ukore ibyiza, kugira ngo nawe uzinjire mu gihugu cyo mu ijuru. Imana itugirire neza. Ni ukuri ndabwira umuntu wese wari uri mu byaha, wari ucitse intege, wari usubiye inyuma, uri gukora ibyo Imana itishimira, ni ukuri vayo ubireke, kuko aho ngaho nta byiza bibayo, nta guhirwa kubayo, nta mahoro abayo, kandi ngo nta mahoro y'umunyabyaha, kuko ngo igihembo cy'ibyaha ni urupfu. Wareka impano y'Imana ngo ni ubugingo buhoraho. Nawe ndakwinginga rero kugira ngo uze uce bugufi, usabe Imana imbabazi, ubundi iguhe iyo mpano y'ubugingo buhoraho, igukure mu gitabo cyo kurimbuka, ikwandike mu gitabo cy'ubugingo. Ni ukuri ndakwifuriza yuko nawe uzaba muri iri juru, kubera ko Yesu ari hafi kuza, kandi nubwo yatinda, ni ukuri urupfu rwo ntirutinze. Muri iyi si turi abashyitsi, ntabwo tuzayihoramo. Koresha igihe cyawe neza, ukora ibyiza, uve mu bibi, ni ukuri nawe uzabone ubugingo buhoraho. N'umuntu utari wakira Yesu n'umwami n'umukiza w'ubugingo bwe uri kunkurikira, nawe ndamwinginga kugira ngo afatireho uyu mwanya y'amahirwe abonye, yakire Yesu nk'umwami n'umukiza, kubera ko kwa Yesu niho bibera. Kwa Yesu hari amahoro, kwa Yesu hari umutuzo, kwa Yesu hari umunezero utakura ahandi. Kwa Yesu niho tubonera ubugingo, niwe nzira n'ukuri n'ubugingo, ntawe uzajya kwa Data atamunyuzeho. Imana itugirire neza. Wowe rero utari wamwakira, mwakire kugira ngo nawe ukurwe mu gitabo cyo kurimbuka, ushyirwe mu gitabo cy'ubugingo, kugira ngo nawe ubone impano y'ubugingo buhoraho. Imana itugirire neza. Reka dushime Imana kubw'ubutumwa bwo mu ndirimbo. Data, mu izina rya Yesu tugushimye kubw'ubutumwa bwo mu ndirimbo. Umuririmbyi yatubwiye ngo umwami ageze ku irembo, ngo kandi ibimenyetso byo kuza kwe ngo birerekanwa vuba. Mana, turi kubibona, ibyinshi turi kubibona, biragaragara yuko turi mu bihe bya nyuma, biragaragara yuko uri hafi kuza, kandi natwe turabyumva. Turakwinginze kugira ngo uduhe kwitegura rwose, kubera ko ijambo ryarambwiye ngo uzaza nk'umujura, ngo uzaza utunguranye. Niyo mpamvu tukwinginze kugira ngo uduhe imbaraga zo kwitegura, twirinda icyaha n'igisa nacyo, twirinda ibibi n'ibisa nabyo, ahubwo uduhe gukora ibyiza, uduhe kwitegura kugira ngo ubwo uzaza gutwara itorero natwe tuzabe muri
muri icyo gitaramo cyabera, natwe tuzajyanwe mu ijuru. Mwami Imana turakwinginze kugira ngo natwe tuzabonekeyo. Nsengera abankurikiye Mana, nabo biteho, nabo ndabifuriza kuzaba muri icyo gitaramo cyabera, bahe kwitegura rwose, kandi nsengera abari mu bibi kugira ngo bafate umwanzuro uyu mugoroba babivemo mu izina rya Yesu Kristo, ubundi nabo baze ubaha impano y'ubugingo buhoraho. Urakoze Mwami. Dusengeye abafite intimba n'agahinda, baha amahoro yo mu mutima. Dusengeye ababuze uko bagira, bongeremo ibyiringiro. Dusengeye umurimo wawe Mwami mu isi yose, komeza uwagure, ugabanya abarimbuka, wongera abakizwa, usuke ububyutse mu itorero mu izina rya Yesu Kristo. Kandi abatarakwakira Umwami n'ubukiza ubugingo bwabo, turakwinginze kugira ngo ubahe kukwakira. Mwana igira neza, Mana ikomeye, dusengeye ubugingo bwacu kugira ngo burindwe nawe mu izina rya Yesu Kristo. Kandi Mwami turakwinginze kugira ngo Mwuka Wera akomeze atuganirize, tubwire icyo dushakaho. Icyubahiro ni cyawe ubu n'iteka ryose. Amen. Mwakoze cyane kubw'uyu mwanya. Imana y'amahoro ikomeze ibane namwe kandi bagirire neza, kandi akomeze yohereze Mwuka Wera, akomeze abaganirize kugira ngo mukomeze mukore ibyiza, mwirinde ikibi, kuko muri iyi si turi abashyitsi, ntabwo tuzayihoramo. Kandi ndabifuriza ko namwe muzaba mu gitaramo cyabera. Imana itugirire neza, kandi mwakoze cyane. Imana ibahe umugisha utagabanyije. Naho ubutaha. Bye.